Bana uriye hit kabisa mu minsi birano hose wabaye icyamamare ushaka kunjyana hit kubera isume ko ikibazo none gikora si akakuba agiye kuryana hit kubera isume hari ikibazo hari ikibazo kibirimo iminsi biramaze wabonye views ari guha abantu kubera isume koko ubu se ngenza sohokane mu cibasi ukibigega ku cyumweru mwemerera amadolari 100 $100. harahiye hatokombeye uza nazimye kizimyamoto ya nkuko mumenyerere rero ni BKN TV kuri mikro amazina ni Parfait inyuma ya kamera yacu ni Francis producer ya nkaba rero imbere yanjye ndi kumwe n'ibyamamare gusa ndi kumwe na Yakamwana musanze ahantu hamwe sinzi cyamuzanye Yakamakuru Ebana meze neza nanjye gusura uyu mustari mugenzi wanjye uzamuwe n'isome mu minsi ibiri urabona ko yambaye na jezi y'Amavubi Ebana uriye hit kabisa mu minsi ibiri ahantu hose wabaye icyamamare ushaka kunjyana hit kubera isume ko ikibazo gikora none si akakuba agiye kuryana hit kubera isume hari ikibazo hari ikibazo kibirimo iminsi biramaze wabonye views ari guha abantu kubera isume koko ubu se ngenza sohokane mu cibasi oya ahubwo wowe muci ariho isukanye soka wirukange gusa ndi umusazi soke niruke nk'umusazi rakuza aricyo bitwaye sisi hit nge nsoke nambaye ubusa Ebana hit narahitinze nubwo nta gafaranga karimo ariko izina nararyubatse ntago najye kwambara ubusa mu muhanda rero ngo ndi gushaka hit ase aka uzwi umuniga sigaye twa legend mu legendary bisobanuye iki ntabwo uzi ijambo legend icyo bisobanura reka da bige amakuru yawe amakuru ni meza nawe ijambo legend ntabwo uzi icyo bisobanura ngenda risobanukirwa ariko wadufasha ukadusobanurira oya manze mumbwire Yaka waje kureba nde hano naje kureba umustari w'isuma ariko biranshimishije kumubona naramwumvishe nagiye mwumva ku mbuga nkoranyambaga bamusobanura ariko biranshimishije kumubona ndabona yambaye n'igezi y'Amavubi kabisa bagerageza ahubwo bamushyire mu bafana b'Amavubi nicyo wabasabira se nicyo namusabira ngiye gusa mushyire mu bafana nawe bumufana nk'abandi none se izina ryiwe yitwa legend nta numwe uzi icyo bisobanura muri mwembi legend muri legendary naba nk'uko wumva reka nguhe urugero rworoshye nka Karekezi Olivier buri uramuzi reka da ntabuzi reka njye w'abandi Jimmy Gatete naramwumvaga yarahitinze yakoze iki uri umuzi hiki yatsinze ibitego byinshi atsinda ngo niba ari Uganda nagiye numva ayo makuru buriya aya masaha Jimmy Gatete nagakira umukinnyi tumwita mu legend ubwo rero bisobanuye iki nawe se sengo bisobanuye ko yari hit yarahitinze nyine oya burya kurya hit no kuba mu legend biratandukanye ndabeshe bige ni professionnel oya yabigize umwuga hanyuma nuko nyine aza kubivamo ubundi mu legendary bisobanuye umunyabigwi rero ndashaka kubaza umusitari wacu legend nyiri Gasume nyiri Mavubi nyiri bodaboda amazina yose bijyaga amakuru ni meza umeze ute se meze neza ntari bito ni fresh biragenda ni pole none se ko watubonye aho gukubitamo Gasume ahubwo nkahita mbona ukucokeyemo ijezi nawe urabona ko wanyakije ku kajeze nyine ntabwo bikiri ka Gasume nyine akajezi ngo gute kavuye hera akango ni byakandemeye ifatanyije na Magasin Sport Class ku byishimo nabahaye bahise bakandemera nyine urabibona inyuma se handitseho izina Bigega
Bigega ntaririho handitseho Rwanda. Yeah. ariko se reka nkubaze legend wacu uriya munsi kiriya gikorwa nyirizina kijya kuba wari wabitekerejeho? ntabwo nari natekereje ko ndasohokana isuma ariko natekereje n'ubundi ndi gufana bisanzwe nuko banakina batarabanza gukina nari ndi gufana ariko iby'isuma byo nabyo nari natekereje rwose. Yaka nkubaza akabazo k'amatsiko, wowe uyu muniga bijya kuba bino bintu ndakeka yahise afata icyo gihe social media arayikanyakanya arayikuba yose, icyo gihe ntiwari ukivuga kuri social media warabimenye? Okay, nanjye naje kubimenya nyuma nawe ari umufana rwose umutipe wasohokanye isume Amavubi amaze gutsinda Togo ariko ntabwo nari nzi uwariwe. So niyo mpamvu byaniye amatsiko rero bigatuma nza kumwirebera ngo ndebe uwariwe kandi ndamubonye ndi kubona yambaye ni jezi y'Amavubi. Ko ntabwo ari ngo wagaragaye nawe bushize. Hari undi banyeretse niba ari we mwenyewe niba ari babiri, hari undi banyeretse iri Nyamirambo ngo nawe ngo yasohokanye isume. Wasohokanye isume rero nyawe niba bose barasohokanye amasume rero nanjye ntumbaze kuko uyu wa kabiri maze kubona. Undi rero namuboneye Nyamirambo barambwira ati ngo nawe ngo yasohokanye isume ngo ni umusitari. Ahubwo ikigaragara cyo bari kurwanira isume ntabwo tuzayisohokanye ngo ninde. Oya wowe nawe usesengura ko wabara wowe nawe ko urabona rinde n'amafoto wagiye ubona. Ucye amafoto nangiye mbona byashoboka ko ari uyu nguyu hano ku Gisozi kuko urabona na jezi biragaragara. Naho uriya we namusanganye n'isume ifite umwanda. Yaragasume kuko nabonye ari sawa. Afite isuku. Umuntu ibiti umwanda yavuze ko atari we. Ucye wenda ni nawe wenda niyo yari afite. Yari ukigaragara ko nuko uyu nguyu afite na jezi y'Amavubi nicyo kigaragaza ko ari we nyawe. Uriya yari ari iki? Uriya yari ari kwikina. Yari ari kwipasa muremure. Yipasaga muremure kandi nawe shaka hiti. Yari ushaka guhitingira ku zina ry'uyu mujama. Ako se Yaka wowe niki wabwira abantu babumva bahitingira ku bandi? Ucye abantu rero babona umuntu atangiye kwirira hiti bakagenda bamwitirira ngewe njye banyitiriye ni benshi mujya muri babona no ku Instagram bapostinga amafoto yanjye. Yaka njya mbona ngo Yaka for real, Yaka Mwana Facebook ni yihe nyirizi ni yawe? Ngewe ni Yaka Mwana OG original. Urayifite ariko yawe? Hehe ikoresho na Vidi Frank. Hanyuma se izindi ni za zindi bagenda bipasa banyitirira bapostinga utuntu twanjye ariko iyo Vida akoresha niyo yanjye bayita Yaka Mwana OG. Bijyaga amakuru rero? Amakuru ni meza urebye uko mu bisanze ndabona nta kibazo. Tugusanze wawe mu gakabutura witurije warugiye muri tize cyangwa ni impingara wibereye? Ibintu byanteye byishimira kano kajeze karanshimishije. Tuburi tondo mankambaye kuko nta muri iyi minsi nawe ndi kujya mu kazi bitewe n'uburyo itangazamakuru riri kugenda ringeraho. Managumye mu rugo nkabakira. Kandi umuntu udafitiye aho agomba kujya n'ubundi agomba kuguma mu rugo ntica amabwiriza. Ukabaringaniza n'amagambo. Reka bakomeze baze ubaha amagambo kuko niyo bakeneye nta kindi. Mbaha amagambo bamaze kunkuramo amagambo avuye nkana karenga nyira hakurya. Bamwe mu bigambo byinshi nawe komeza ubahereze. Uramushigeze Yaka? Nibaha ibigambo niko bimeze. Ese ubundi Yaka wowe ntagufana? Ngewe nahe narafanaga bisanzwe. Iriya match warayibonye se y'Amavubi na Togo? Iriya match narayibonye. Uvugisha ukuri ndatsinda igitego cya gatatu y'Amavubi. Igitego cya gatatu mbona nabonye cyasugira naho bari abandi bagiye batsinda ntago nzi amazina yabo. Nge nta n'umukinnyi w'Amavubi nzi izina. Ariko uriya munsi Amavubi atsinda abantu bagiye mu mihanda benshi urabyibuka ukuntu igihugu cyo gihe cyese bana cyari cyatogose cyahiye. Wowe ntago wari urimo muri abantu bagiye Yaka? Uke nanjye nayo ndi mu muhanda ndi kurira mfite n'ijerekani nayo ndi kuvuza ingoma. Nayo ndi Kacyiru nayo mfite ijerekani none twari twabaye nk'abasazi. Twaraye tubyina. Ariko se bije tatse kwibarize wowe rira joro wari witege kongera kwambara isume ukongera gasoro muhanda? Ntago nari mbyiteguye ariko nari nteguye kuba nafana. Ako reka nkubaze rata kabazo kamatsiko na Yakaburi ari bugufashemo ugasubiza. Rira joro abantu bari bamenye ku isume yasohotse ndabashyaka. Rira joro dutsindwamo. Rira joro yari yamenyekanye. Isume yari yamenyekanye. Okay. Iyo Amavubi atsinda wowe wari uzi ko wamenyekanye rira joro ukongera wari kongera ukayisokana cyangwa ntago byari bikuri mu mutwe?
isume nayo nyifite ku rutugu ariko nayo nari nkenye ntabwo nayo mbizi niba yarahitinze niba idahitinze kuko navuga narigiye naranze nyiri igipangu hano haruguru wenda yakinze da yankingiraniye hanze nyiri igipangu uhitamo kwibera mu rugo ndavuga ni rero oya naraye ndavuze ko naraye no hanze icyo gihe nasohokanye isume nyinshi urumva ko yaraye hanze shayo n'umufana mwenyewe uremeye nawe ko kurusha gufana mu baranamukingiranye arara hanze kubera gukunda ikipe kabisa uri number 1 none se ngo amenye ryari rero ko wahitinze byaje gute kugira ngo akanyure tube tukuguyeho nta gihe birafata ese hari icyumweru birafata ntacyo igihe birafata kuba naramenye ihite kuvuga ngo tukugereho bagiye bavuga ati twagiye tubona bagiye bakwitirira benshi gusa nyine biza kumenyekana ko ari bo the legend wa nyawe Bigega OG Bigega Gasume amazina ba menshi rero bo kugira ngo itangazamakuru kugereho byagenze bite byaje gute rero nuko ngo uburyo ngiye bangezeho benshi barambwiraga ngo bari kunyitirira ibintu nk'ibyo abana ibi bintu ngiye mbimenye cyangwa se n'iwacu ku ivuko bakabimenya byaba birebire nza kubireka mbasha no kubyihisha nese weho ahubwo wewe wari uzi ko isume yamenyekana kuriya ku buryo ugera no kumutangazamakuru kubera isume ntabyo narinzi wewe warafanaga gusa bisanzwe narafanaga bisanzwe byo gukunda ikipe nta kindi byo gukunda ikipe utazi ko wakwamamara kuriya okay c'est ça akurumva ukuntu Imana ikora ibintu yaka Imana ikora ibitangaza urabona isume itamugejeje hejuru kandi nawe urayifite isume urayifite isume ndayifite njye mfite isume y'umukara nta gusa n'iriya y'umutuku yanjye ni umukara ni black uzari igikumari ubu ngo wagiye ukayijugunya ngo nese njye si mfite hit yanjye njyewe genda umusitari njyewe ndavuga ubu abantu badafite isume itukura buriya basigaye banazijugunya umuntu wese arimo ashaka agasome gatukura wowe nawe yawe ari unuze umunsi ukagenda ukagura kandi oya njye ntabwo ndi gushaka hit njye mfite hit ndi umusitari ndazwi nabaye n'uwa mbere 2020 urumva njye nta hit nyine am super sign Kigali akawadura kabona ari ndeka ariko nkwibwirire yakawaremeye Bigega n'ubundi kuri umusitari wamuremeye Bigega ku cyumweru mwemerera amadolari $100 uzanzana hano nzagusanga hano ngewe ngo akanoti kawe ka $100 ugenda uvunjishe bagukubite 90 yawe nandi hejuru ese $100 wowe ubisha ayo n'amafaranga akubwiye avuze ngo ni $100 ariko nagomba bisobanukiwe ndaza kumusobanuza mu $100 ni amadolari 100 niyo noti ya nyuma mu madolari ubwo rero kwivunjisha mu manyarwanda ni 90 nandi hejuru 90 nandi hejuru uzagenda nawe yatamiro nagafata kawe nkugene nk'umufana w'Amavubi yakanda gushimiye kubw'igikorwa umpaye sawa sawa ese wodi yaka ubu n'ububege koko njye ntabwo njya mbeshya njye ntabwo meze nk'abandi bo ku muntu ku cyumweru njye nzayizanira saa yine nzaba ngize hano uzi umuremere nze muremera akanoti ke keza k'icyatsi kibisi ka $100 ese ubundi Bigega muraturanye njye ni hakurya y'umuhanda ariko ntabwo nari nzi ko atuye muri aka gace niko nagiye mperereza barambwira ngo ni umusitari mugenzi wawe uri kuzamuka umufana w'Amavubi ndavuga reka ngende mbonane n'uyu musitari mugenzi wanjye kandi birangiye unamuremeye birangiye umuremeye ka $100 nose ntabwo wabonye ko nuza mucoma namukubise $100 muco muri uvuye muri Amerika ejo bundi yamuhaye ejo bundi ijana ryawe urarirekura arimo $100 uzabibona kuri 3D TV 3D TV y'inyamirambo ni wese abantu uraheba ijana urarimo kubira ndaheba ndamuremera ngewe yakamwana OG Bigega ariko nawe agira icyo umufasha wenda iyo $100 yamuhaye reba n'agahita ari kumuhereza kuko umurusha hit ndazi kumutegurira akaririmbo muri iyi minsi cyerekeranye n'abafana b'Amavubi ariko ubundi yakamaze iminsi numva ngo baye umuhanzi urimo ninjira kariyeri yindi filime byanze n'amakomedi komedi ndakina filime ndakina uretse ko ubu ngubu ndi muri pose ndi mu karuhuko k'igihe gito Bige yakagusabye kugenda ukamubyinira muri clip yiyo wagenda yakorana aho bihereye tugiye kuba inshuti cyane ko aje kunyishakira uya n'indirimbo ngiye gusohora ugomba kuba uri muri video yayo
ibyo ndabikwemereye kandi ndahari. Bigega se kubyina uyu azagerageza tuzamwereka dance agendamo. reka tumaze bigera atahoze kubyina Kubyina byo ndabyemera kandi nabikunda, ndumva mbizi bihagije. urabyumva ariko ntabwo uzi kubizi wowe arabizi bazabimenya. Ndabizi nzabishobora, urabibona nawe. Bizacamo. none se basi nta nubwo wamushyire mu karirimbo ngo aze ku backing hariya mu gakorasi agakora se twe turi abakirisitu turi adeperisi. Nizega ugira indirimbo idafite chorus refrain, icyo bita refrain mu gifaransa. Nese chorus ni refrain. Mu cyongereza bita chorus. Ngiye ndirimba indirimbo y'amasegonda ntabwo njya kure cyane. None uzakora indirimbo y'amasegonda ntabwo uzakora indirimbo y'umunota. Ntabwo wabonye nayo yindi se yitwa Gatarina. Gatarina abantu baranayikunze buriya. Gatarina bebe sukari ngana linga kayo. Gatarina mukobwa mwiza maitomato. Aya kongwa kuna kuzakabyina. Bigega rero tugaruke ku ruhande rwawe, Isume iraje iguhaye hiti. Bigega ni muntu ki? Bigega akora iki mu buzima busanzwe? Bigega nindi? Bigega ni umuntu wari usanzwe atera ibiraka hano haruguru ku muhanda. Uburyo bwo kuba natwaza abakiriya amakara b'abacuruzi hariya cyangwa se n'abatwaza amagaze n'ibindi bitandukanye by'ibihahanwa nk'ibyo. Ndumva ari cyo kintu nagarukaho icyo ngicyo. Watubwiye ko kiriya gikorwa kijya kuba nyirizina ku cyumweru ni ikintu cyagutunguye, nawe ntabwo wari ubyiteguye. Wabyakiriye ute rero kubona hari aho bikugejeje? Ndakeka nimba ruri kuri 0 ugeze kuri 1, wowe muri wabyakiriye ute rero? Bimaze kuba iby'agaciro muri njye, nawe ubu natangiye kugenda nakira ko nagiye mu basitari n'ubundi. Urabona n'abasitari baje kundeba ari guba. Yaje kureba mugenzi we. Ubwo nabyakiriye nk'iby'agaciro. Uburyo uracyagirwaho n'abandi uraza kubabona bagenzi bacu bakubanjirije, uragenda utubona gake gake kidogo. Okay, dusoza ndashaka utubwire rero. Ese ko tuzi ko abanyarwanda bagira umutima wo kuremera, baba barigeze bakuremera, kuko ndabizi bajya bavuga ngo abanyamakuru burya ngo turi ijisho rya rubanda. Ndabizi aho nagusanze ndabona atari ubuzima nyine bushimishije. Hari ababa bakugezeho ngo bagufashe, cyangwa nyine ni kwa kundi kwabo mugani bimwe bya yakati nabo ku munwa ninza igiye kanenza nicyo bize cyane kurusha nka wowe, nawe niko ubibona cyangwa? Byavuye kuri 0 bijya kuri 1, ariko ntabwo birafata kabiri. Nkifata kabiri nzabibabwira nabyo mubibona. Ntabwo nzabeshya. Ntabeshya si byo mubona noneho. Hari ababa bakugezeho se? Nasirimutse byangezeho nyine. Hari ababa bakugezeho se ngo bazagusure hano atari itangazamakuru gusa? Ni itangazamakuru gusa ngiye mbona. Nta bandi ndabona. Ijambo rimwe rero ku bafana bawe muri rusange n'ikipe y'Amavubi. Ijambo rimwe ku bafana, ikintu nashishikariza afana ni uko nkurikirana ku mbuga izo arizo zose zinsura. Cyane nka Bikindi bakayireba bakankurikirana, barega bakananzamura nkazamuka. Reka nicyo abereyeho. Okay, natwe turagerageza kuko twe dukora ku macana agiye atandukanye. Turagenda tukuvuga urusheho kumenyekana. C'est ça. Bigira ni aho bimugize. Bigira naho bikugeza. Sometime bajye bakugeraho bagukuremo amagambo ariko bagusigire nako gafata. Bagukuremo amagambo ariko nako gafata ukabone gusigarira wakakaye. Atazaba ubu yabagukuramo amagambo y'ubusa bajye basiga gafata. Yaka abafana bari bagukumbuye ariko abafana muri rusange ndahari ndacyakora, ntago ndwaye, ndi muzima. Tugo pamoja, msiwe na shida. Subscribe, comment and share kuri Bikindi TV na Keina Ngai. Bigega ngushimira kuba witabira ubutumire bwacu. Naye ndabashimiye ku kiganiro cyiza tugiranye. Murakoze.